Yes, reka mbifuriza kugira ibihe byiza cyane mwe mwese mukurikiye Abu is live. Nizere ko mumeze neza mwebwe mwakoze subscribe hano ariko namwe mutarayikora muyikore kugira ngo dukomeze kuba banini cyane, dukomeze kugira abantu benshi badukurikira kubera ko muzajya mukurikira ibiganiro byiza cyane hano by'umuriro byigisha binentertaininga mu gihe kimwe. Uyu munsi ndi kumwe n'umushyitsi mwiza, n'umukobwa mwiza, n'umuhanga, ni umunyamakuru ukora kuri Capital FM, ni umumodo, akaba ari mu bantu bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga kuri Instagram, kuri YouTube, ahantu hose kabisa. Umukobwa uzamusangayo. Umeze ute mukobwa wanjye? Meze neza abo. Meze neza ndashima Imana. Useka neza. Wari uzi ko ufite inseko nziza daya? Wallahi. Urakoze. Kandi nkunda kubikubwira buri munsi. Ikibazo ntabwo ujya wemera. Urakoze cyane. Iyo abantu baguhaye compliments ubyakira gute? I like compliments. Why? They don't sound good on me at all. Really? Nukuri? Ubukeka ko bakubeshya? Cyane. Sure. Ega abantu barafera hano hanze abo. Ya hari abantu babeshya? Cyane. Kandi nibyo like percentage nini iri kuri abo bantu bafera. Ni cyo kintu bajya bakubwira nka compliment wowe ukagifata nko kukubeshya? Ngo nseka neza. Icyo nyine. Ni byinshi ariko ibyo nicyo bakunda kumbwira kandi njye simbibona. Ntabwo bajya bakubwira yuko uri mwiza? Ibyo ntacyo mbifata. Ni ibisanzwe. Bajya babikubwira? Umva ntabwo bajya babibwira none. Ujya wireba mu ndorerwamo se? Ndi gusokoza. Uri gusokoza. Okay, wibona gute wowe nawe? Mbona umusatsi ntabwo njya nenda cyane. Ku isura. Kubera ko ejo bundi nari ndi kuri TikTok yawe. Ndi muri comments nyine z'abantu kubera ko ukunda gupostinga ama video menshi. Abantu bagiye bakubwira yuko uri mwiza. Najye mbona comments nyinshi zikubwira yuko uri mwiza. Ubyakira gute iyo bakubwiye kuri? Simbyakira gute. Bishimira Imana ku ruhande rumwe. Nyuma yo kubishimira Imana ngahita mvuga ati ariko buriya ntibaba bari kumferara. Ushobora kuba uri mu bantu batajya bapfa kwizera? Nizera gake cyane. Why? Kubera iki? Simbizi tu. Wigeze kubeshywaho mu buzima? Ariko ndavuga ikintu gikomeye cyane ku buryo byatumye utakariza icyizere abantu. Juste mbona abo babeshya. N'ababeshya ndababona. N'ababeshya. N'abakubeshya. Kumbeshya ko atuka buri wese arabeshya ariko nanone. Wigeze ubeshywaho mu rukundo? Sure. Ntabwo nigeze mbeshywa mu rukundo. Wowe wigeze kubeshya mu rukundo? Ni ryo kosa rya mbere dushobora gukora. Ku buryo wicara ukavuga uti uyu musore nakinishije feelings ziwe. Ntabwo njya nyinisha ibyo bintu. Why? Mpita nishyira mu mwanya w'uwo muntu njyewe. Nkahita mvuga ati ibaza ari nkanjye bari gukora bino bintu. Hari ibintu nabeshya ariko hari n'ibindi ntagerageza. Ukunda kubeshya ku bintu bijyanye n'iki? Naho ndi. Naho wishe nka gahunda y'umuntu watize. Navuga ati mva ndikuzi. Kandi wenda nyiri nko kwisiga. Wow. Inshuti zawe zarakumenyereye kubeshya? Kuri icyo kintu kabisa. Ariko uri umuhanga mu kubeshya. Mise nibuka wa munsi kuri BDI ya mu kazino wawe. Urabyibuka tubeshya wa muntu. Reka mbiceceke. Diana, winjiye gute muri uyu mwuga w'itangazamakuru? Navuga ko ari ibintu nyine nakunze tu. Narabikunze njya kubikora. Ni iki cyatumye nyine ubikunda ku buryo uvuga uti wow? Ni motivations z'abantu. Nanjye ubwanjye I felt like passionate of it and I was like let me do it because nyine it's given. Umunyamakuru wafatiragaho icyitegererezo cyane ukavuga uti wow, umupresenter ndamukunda cyane, ngomba I have to be like her.
Rwanda. Yeah, mu Rwanda, of course. Sandrine. Isheja? Why? Sandrine. She's smart. She is kabisa. Okay. Kandi mbona nyine ibintu byose agiyemo kabisa. She's 10 out of 10. Okay, nice. Wowe intego ufite muri ibi bintu ni iyihe? Growth. Growing. Okay. Only. Intego, of course, no ku. Ngiye kuvuga kubona amafaranga ariko ntabwo ari byo bya mbere. Those are not the cores. I mean, like, there is growth. Nicyo cya mbere. Na how do we call this thing? Creativity. Okay. Okay. Nyine it boosts creativity, critical thinking. Ntabwo ujya ubabazwa n'amagambo y'abantu ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko nkamwe nk'abakobwa, hari ibintu mukora ku mbuga nkoranyambaga, hari ibyo ukora kuri radiyo nyine, kubera ko ukurikiwe n'abantu benshi, kandi abantu ntabwo dukunda ibintu bimwe. Njyewe nshobora kukwishimira, kukumva, nkakwishimira, kubona ibyo uri gukora kuri TikTok, nkabyishimira, ariko undi muntu hanze ntabyishimire. Wakira gute comments nk'izo ngizo ziri negative kuri wowe? Hari igihe iyo utabimenyereye urababara, ariko iyo umaze kubimenyera nyine uba warabyakiriye tu, kubera ko that's the life we're living in this world. Ntekereza ko ari nabyo abantu bakoresha bari kuboostinga like the media muri rusange. Mbona ko media itarimo ibyo bintu bitanaryoha na media ntabwo yaraninga. Muri make dukeneye abantu bari negative, abantu badupinga. Buriya niba kuvuga njye mbona okay, I personally iyo bamvuze ntago nababara. Okay, ushobora kuza nyuma bikambabaza, ariko none nkakwita mukata, maybe there is something they are seeing into me. Okay. Nyine very different. Okay. Hanyuma se niye comment wowe utazigera wibagirwa mbi wandikiwe n'umuntu ugukurikira ku mbuga nkoranyambaga, bro, gusinzira birakunanira? Ntayo. Buzwa ari gusinzira. No comment y'umuntu? Ntayo pe. Uzi ko ufite imbaraga zo guhangana n'ibyo bintu? Ntago ngiye comment y'umuntu ntazi, utanzi, tutari umufamiliye, navuga ati nzajya mubona nibuke ibyo bintu. I just damn it and move. Njyaye panic man, zirambabaza, ariko zimbabaza mu minota mike bikabirangiye. Keretse watatse nka famille yanjye kandi nta muntu urayataka. Okay. Okay. Wowe se wari wacu intege umuntu mu buzima bitewe n'ibyo akora muri career ye? Niyo nabona nyine bitari kugenda neza, I live nyine ndamumotiva ahubwo. Mbwira bro, do this, you can. Okay, bivuze ko ushobora no kumotiva umuntu udashoboye just kugira ngo adacika intege. Yego. Uko nuko ubeshya umuntu rero. Oya, reka nkubwire. Ushobora ntago ari uko adashoboye. Ushaka kumubwira ati maybe this way you're not giving, try to do this. Urumva? Ukavuga ati niba icyo utagishoboye ariko iki wagikora kandi neza. Yeah, that's nyine nubwo buryo. Ariko ntabwo umubwira ati oya ibi ntabwo sorry. Ibi ntabwo bishoboye, byihorere, nta kintu ushoboye. Wowe hari umuntu wari waguca intege mu buzima wenda by'umwihariko muri career yawe, uwo muntu urumva uwo muntu nyine aze akubwira ati Diana ibi nibi ntabwo bishoboye, ntabwo ari ibyawe. Twagiye twumva interviews z'aba star benshi, abantu bakurikirwa n'abantu benshi bavuga bati kanaka yigeze kunca intege, numva ibintu byanjye nabyanze kabisa. Wowe ntabwo birakubaho? Byigeze kuba kera muri high school. nakundaga volley till nyine n'ubu ndayikunda. I know ujya ubimbwira. Volley
ndayikunda noneho rimwe hari tournaments zigeze kuba ku ishuri maze nanjye ndagenda ndiyandikisha niyandikisha muri team urumva ngira ngo nibwo yari itarakomera cyane ihari ariko kubona kabisa ijegajega ndavuga ati kanjye kwiyandikisha yo umuntu ava nka hariya kabisa ndavuga ati ye gute nkawe vole ubu se uzajya ushobora iki kuriva nawe nyine aranca intege kabisa ariko ntabwo nayanze cyakora wenda neretse kubikina ariko ntabwo nigeze nyanga kuko n'ubu ndayikunda ariko wumvise ubabaye of course bijya biba hari abantu bameze gutyo none ugasanga nibwo buzima bwabo guca abandi intege ariko abantu ntabwo biba ari power niba uzi yuko umeze gutyo ntabwo uri mwiza umuntu ushobora gutuma umuntu ava ku kintu akunda yizereragamo yuko kizamuhindurira ubuzima nyuma wowe kubera amagambo yawe ntabwo biba ari power uri umukobwa umeze gute muri iki gihe turi kubona abakobwa benshi bajya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga yuko bakeneye abagabo fast bafite amafaranga menshi abagabo nyine babagabo bari strong nyine umugabo umaze kubaka ubuzima kabisa mu buryo bukomeye atitaye ku myaka y'uwo mugabo wowe umeze gute uri muri iyo kategori muri abo bakobwa bo muri ino minsi kuko nibo benshi turi kubona abakobwa bakeneye abagabo nyine bahagaze neza ku mafaranga hari inzira ebyiri nemera ko love irizana tu ntabwo navuga ngo ndi gushaka ngo uyu mugabo ngo ufite imyaka ngiyi n'iyi ngo ashobora no kuba ari munsi yayo nawe nkamukunda cyangwa ari hejuru y'iyo navuze nawe nkamukunda ariko ntabwo ariyo priority yanjye okay njye ndi kuvuga nkanjye ku giti cyawe of course urukundo ni rwiza runanaryoha tuwanwe ariko ntabwo ari rwo njyewe nshyira imbere ntabwo wowe ushyira imbere urukundo nyine ntabwo ariyo priority like mfite byinshi nyine ngomba kubanza gukora got you ariko when it comes to love ntabwo nanone ngendera ku byo umuntu yagezeho bifatika bigaragara nyine the first thing I trust in love nyine nemera ko yankunze nanjye nkamukunda then we can move ntabwo nabeshya umuntu ngo ndamukunda kandi ntamukunda kubera ko afite ibintu ngo nibyo nkurikiye can do that ushobora gukundana n'umugabo udafite amafaranga aragukunda cyane ariko hari ibyo atagukorera muri relationship because iyo abantu bari muri relationship nyine nk'abakobwa hari ibyo muba mukeneye sibyo ni ibintu bya ngombwa kandi ugakenera support guturuka ku mugabo uwo mugabo wamwihanganira umwaka wa mbere nta mafaranga uwa kabiri nta mafaranga uwa gatatu nta kintu gihinduka kuri we ntabwo byaba njyewe nemera yuko ibintu birashakwa kandi ntabwo abantu bafatanyije uko byagenda kose hari impinduka igaragara namukunze shall we can move none se bwo uramutse ugendeye kuri ibyo bintu ngo uyafite ibi n'ibi ejo bigashira byagenda bite abenshi bahita bagenda bajyana n'ibyo bintu bagasiga abagabo Diana come on nuri kubivuga kubera ko uri imbere ya kamera ndaye imbere y'Imana muri make uri mu bakobwa bake hano mu Rwanda ntabwo mbizi niba ari bake badakunda amafaranga ni bake kuko turabibona ku mbuga nkoranyambaga nabo tuganira abandi barabyivugira ntabwo batinya kubivuga yuko umugabo udafite amafaranga muri iki gihe nta kintu avuze nta kintu amaze yes ni nayo mpamvu muri ino minsi abasore benshi turi ku njyewe ntarimo ariko abenshi numva bavuga yuko badafite gahunda yo gushaka kubera iki barabizi yuko abakobwa babashyira kuri pressure y'amafaranga nubwo ari njyewe host w'ikiganiro njyewe gahunda mfite ni ugushaka umukobwa umeze nkawe ufite ibitekerezo nk'ibyawe nubwo uwo mukobwa kumubona bigoye
nimubona nzagira gahunda yo gushaka Okay, all the best. nabura mzategereza kugeza yizanye Yizanye. Kuki wumva hari imyaka umukobwa ageramo ntayo mugabo ageramo se? abagabo se turasaza Nuko mwiyumva. niyo mpamvu n'umugabo w'imyaka 60 ajya mu bana bakiri bato kandi agatera inda akabyara umugore w'imyaka se akora imiti. Uvuga iki ku n'iki wabwira abakobwa bafite ibitekerezo nk'ibyo bumva yuko kujya muri relationship n'umugabo egare kuba afite amafaranga akanyemura ibibazo byose biraciriritse pe. That's what I believe. Kuko I personally like to be independent, like I'm independent, but wow, I don't like depending on someone's stuff. Yeah. Kandi ntekereza ko ari byo byiza bituma nyine n'umuntu akubaha. Okay. Nyine nibarwanire basi kwiyubaha. Iyo uri muri relationship sibyo wigeze kujyamo? Yeah. Okay. Muri cya gihe uri nyine wakubiswe cyane cause numvishe yuko uri umuntu ushobora kuba wihagararaho umukunzi wawe, ntabwo ushobora kwandikira boyfriend wawe ukamubwira uti babe send me money ndashaka kujya gukoresha inzara. Nimba narabikubwiye uzaze muri comment bivuge. Niba uri ex wa Diana akaba yarigeze kugusaba money uzaze kuri kamera uvuge ati njyewe nitwa runaka nagiye ntabwo nigeze mbikora ibyo bintu. Okay. We yigeze kwihera amafaranga? Urayakira? Cyane pe. Kuki utamusubiza se? Dukeneye abakobwa nk'abo ngabo duhereza amafaranga bagahita bayadusubiza. Ngo yamereye iki se niba ushaka nyuguti? Ari igihe nyago nshaka kugutestinga. Ndebe ko rero ntago nzi kuri ntago njyewe mbizi ko uri kuntestinga. Mu gihe yaje nanjye wenda nyakeneye. Kosa uyuze. Ntabwo ntayakwisabiye. Jama yibwirije kabisa akavuga Diana today. Niwe wanjye. Wibwiriza umujama wibwiriza. Nukuri. Umujama utibwiriza mushobora gukundana imyaka 2 5 aragwa kandi ubibone yuko afite amafaranga yinjiza amafaranga. Umufata gute? Mukundanye tuyaza ariko nta rimwe aribwiriza ngo guhe na 100k yo kujya gukoresha imisatsi. Ibyo ni ibisazi. How? Ubona nta rukundo. Oya ntabwo nemera ko urukundo ruri mu mafaranga. Ntabwo nemerera mu rukundo rw'amafaranga. Urukundo ni urukundo abo. Love is priceless. Ntabwo urukundo rugurwa amafaranga. Ku buryo ushobora kwihanganira iyo myaka yose. Mbona nkunda. Kandi spending asha mu buzima bwe busanzwe. Ibyo ni hatari. Navuga ati n'ubundi ubwo. No muguguye ngoye. So iyi yari intro dukoze ngewe na Diana. Muzakomeza kubona ibiganiro byinshi cyane dukorana na Diana. Ni umukobwa mwiza ufite ibitekerezo binini n'umuhanga by the way. Ari byinshi azagenda tuganirizaho bizajya byinspiring abajene hano hanze. Kubera ko Diana muri no minsi abajene dukeneye abantu bavuga nyine ibintu byigisha bitwubaka. Kubera ko ibintu by'ubusazi biri kuba byinshi hano hanze. Byinshi biranga no speed we no muhanga asigaye ashyiramo ubuhanga. Sizi impamvu bamufashe nk'umusazi udafite ubwenge. Oya ntabwo namufashe nk'umusazi udafite ubwenge ariko ni umusazi. Ni umusazi uri crazy. Ubusazi navugaga rero ni bwa bundi bwo kutigisha. Abantu bajya hariya bakavuga ibintu biterekeye kandi bikurikirwa n'abantu benshi. So Diana azadufasha rero muri uru rugendo mwamwumvise. Twari turi gukora ka intro gato kugira ngo mumumenye kubatamuzi munamwakire hano kuri channel yacu. Then next time tuzatwike sibyo? Nicyo wabwira abantu badukurikiye right now mbere yuko dusigninga out. Muze kuri channel ya Abuwiz. Subscribe, comment and share. Yes. That's all. Ubundi tujye dukora imiti. Kabisa. Okay. Wowe bagufollowinge kuri TikTok, Instagram. Instagram ni Diana gatanu. Like ubanza _2 and dukurikirana. Yego. Diana gatanu. Okay. TikTok ni Diana gatandatu.
Snapchat ni wanziza. Wanziza. Okay. Why 596? Before we go. What's that? Diana 5, Diana 6 on Snapchat. Why? Wanziza. Iyo mibare nyine isobanuye iki? Nta mibare iri wanziza like. Oya ndavuga kuri TikTok hariho Diana 5. Sha. Rero jewe nabuze accounts nyinshi bampakenze nk'inshuro mwenye. Star. Maze ubundi bra I was like I would go off of this social media and stuff. Ariko mitambona nanone it's not giving at all in this generation and whatever. Bitavuga ati kugira ngo binyorohere nguko nyine Instagram Diana 5, TikTok Diana 6 nyine bijye byoroha no gushaka nyine #. Zawe. Okay. Then thank you for your time. Thank you. Okay.